ahubwo ngiye gukora uko nshoboye kose aranire ko Sandrine azakomeza yishimye. Ni umwanzuro wanjye. umusore mwiza ukeye ariko nta mafaranga ufite. Yeah, I'm good. Papa yarampamagaye nijoro arambwira ngo ngomba kuzajya kubonana na Patrick ejo nijoro tugasohoka. Ngo Rwema ararengereye ibi byo ntabwo ushobora kubyihanganira. Sandrine ndamukunda basi reka tubihe igihe sibyo? Patrick, sinzigera nemera na rimwe ko umukobwa wanjye abana n'uriya musore. Brother, ndanibaza Sandrine ni igiki cyamuhinduye. Nta kirya, nta kinywa, yirirwa rira, nta kindi nta. Cynthia! Cynthia! So, kimwe cyo cyumba rero kurangaza. Ngiye kuhana hose habaye. Iminsi iri gusima n'abamaze atari hano hari aragira bindana abantu b'abakobwa b'imwe. Muzi ko namaze gukoropa mwe umukozi yaragiye ni mwashaka undi. Namaze gukoropa nari ndi kuruhuka. Umukozi yaragiye ntitwashaka undi. Ntarumva ko ubu byanzikorera. Nicyo cyatse kuvuga. Nise ngiye mwamugira ngo nkore na ruhuko. Nawe se sente. Haryo neza kuko mukuru wawe rero yabuhezemo. No kurya byanze. Ngiye mbivuze wenda mwagira ngo ni urwango n'ibiki. Ne gama sibyo simbivuga kanuka. Bari aririrwa aryamye agahinda ni kose ari yabonye umushinga wo kwirirwa arira mugabo nta muntu n'umwe agishaka kuvugisha navuga ngo si uri kwitera agahinda ejo bundi nasigara ngana nanjye serasigaye nyemera ngo arabyibushye nkameze neza nasigara ngana nanjye nanjye no kujya mwikaragaho kugenda njya kureba ukantungura ubundi uriya mwana ntacyo mupfana ni mukuru wanjye. Ese ko mbona uvuga umwishongoro nko wagira ngo ibibazo afite ntabwo uri kubyumva. Kubyumva sinabwe undi iyo umuntu ari kwitera ibibazo ibintu uri kubyitera none se umuntu ajyangiye muririre kandi ibibazo byose biri ku mutwe afite ibibazo afite n'igisubizo. Nako sintiye mwana wanjye hasi wagize n'umutima bwaremwe nibura ukavuga uti uyu ni mukuru wanjye reka nibura mugirire n'impuhwe kuko nibura ugiye n'akantu muvugira akazina ese urareba ukabona batababaye koko uratababaye ese nk'uko uzi ko umvikana na papa wawe kuki utaragenda ngo wegere papa wawe umubwire nibura urengere mukuru wawe koko nise simurengera mama uri kumurengera iki kuri ibyo ngibyo nk'umbwira umukobwa umbwira n'ikosa rimwe tuvugishije ukuri kosa Sandrine ari gukora n'irihe koko gukunda nyine oya ntabwo ikibazo ari ugukunda ikibazo ni ugukunda umutipe udafite amafaranga kandi urukundo rw'iki gihe mama ntabwo ari kukubeshya wowe uracyafite ibitekerezo bya bindi byo ku bwanyu nyine bya kera kuri iki gihe umukobwa asigaye ari umutipe ufite amafaranga udafite amafaranga nta kintu mwavugana none se ma wenda nuko nyine twe tukibaka buri kimwe dukeneye kwisukisha ngaho dukeneye imyenda ngaho turacyabibaka ngareba namara kugera mu rugo ntazabasha kuba yamugurira umwenda ntazashaka kuba yamugaburira icyo ashaka nyine Cedric ukuntu mubona nyine nawe kwiyambika biragoye aracyihiga aracyagira ute kandi Sandrine ari gukura afite guhitamo amahitamo ya papa kuko none se mama papa aramwanga ariko mwana imbuto ni imwe isi yaragiye arabibaramuhira nta mutima na rimwe nimutunga byose wari biri bufashe Sandrine ko
muri cya kibazo afite mbwira ikintu bimufasha. Biramufasha kubaho neza ubuzima bwe bwose n'abana be bazabeho neza. Ajye gushaka Patrick. Urukundo rw'iki gihe ni amafaranga, nta mafaranga nta n'ubwo umusore yemerewe kujya mu rukundo rwose. Ariko narakubyaye narakwiyekereye kijye n'inyurwa ubundi ndakubyaye yinavamo nta soni. Mumugezaho uvuga ngo inda yambyaye yivamo kubera ko ndi kuvuga ukuri uko gushingiye kuki amafaranga ngo biki ubusa amafaranga ko swa yafite akumara iki. None se ma ntabwo ikintu nshatse ndakibona, nta kintu n'iki na kimwe cyambura. Misugu ni gute ntavuga ko amafaranga afite cyambaniye. Ariko ni nabyo da ufite amahoro ari kibazo ufite se nkeneye ko muri kubibabarira ni muri kubyitera kiravuka no ku mukene yari ko ngomba kumva urukundo rwe ariko kubera ko mwitwaza ubwo busa bw'amafaranga butampaye agaciro ko nyafite se kwiswe yafite ubu ngubu amara iki sura bagahinda muri mukundira mondereza n'umwana ndahita ko mutazabyicuza we naso ngiye kubirenganira. None se ma ubirenganira iki ngiye ntabwo rwose urabizi nge na papa turumvikana ibintu papa ari kuvuga ngenda mushigikije na kwijana. Ntabwo nakitandukanya na papa ngo ngenge ku ruhande rwanyu kandi numva mutari mukuri. Nawe urabizi ndabakunda mu muryango wanjye ariko ntabwo byavamo ntabwo ibintu muri ntabwo rwose uruhande burimo n'urwanyango. cyazama ukazabona umuhungu w'umukire akakumpameshereza nibura ukagenda ugapfukaho imisatsi ukabanza ukabona uburyo umugabo muba ikibiki nibura n'ubwo wazamenya agahinda mukuru wawe yari afite ukamenya n'agahinda ngiye mfite ujya umva nabubyeyi kugira ngo ndishimye ngo ndi mu mafaranga ya so nawe ushaka umugabo ufite amafaranga. Uzari ikibazo ufite mwana wanjye aragushatse ndabigusabye we uzamubone umugabo w'umukire ufite amamodoka ari n'amazu uzagende wishimye. nta kintu byaje mwahitwa kuba ama buri kimwe rwose kire kwanga uri kunera iseseme uri wumva turutse hehe. ntabwo ibyo byagatumye mbwira gutyo wumve ko mbabaje amagambo mbwira urambabaje. Njye uranshimishije ikibazo nyine kuko nyine niba utari kumva ukuri kwanjye umwana wawe ni Sandrine nyine kuko ntabwo numva ko umwana wabyaye wamubwira gutyo. Imana ifasha azaguma ari Sandrine nyine kuko niwe wanyumvishije kuva mu buto bwe we kuva mu buto bwe watesheje umutwe kugeza na n'ubu ukindirisha ibyuya. Reka nkubwire Sandrine yanditse agize ikintu aba we na papa wawe sinzigera mbababarira. Sandrine ubatse kumbabaza nanjye koko ubu nanjye urimo urankana urimo urankana koko ngaho ndebera kuva mu gitondo kugeza aya masaha nta kintu urashyira mu nda ese utekereza ko kwicisha inzara byo biri bukemura ikibazo. ndakwinginze mbabarira muri na ji Sandrine nywa kuri na ji urangiriye mu ntoki zo kuba wanditse nk'ipira ko aricyo papa ashaka. ni njyewe nyine ushaka kubabaza numva ushaka kumbabaza gusa ubusa nupfa biravugwa he njyewe mpari ugapfa ngo umwana azize ngo kubera ko yakunze isi akabyanga hanyuma nyina akaba amaze iki basikorera njyewe. Sandrine mwongeye nushaka undeke pe ndavuza ngo nakuri mwishi yimwe ku itegeko. nundi nushaka Sandi ndegampe cyangwa se ngiye papa niba kandi gakeya usura udashonje ako si ibintu ibiki koko mana yanjye byateye muri uru rugo ndarya ngo bimare ibiki ngiye ngisigaye ndabona ari ukwibwira hano nkagenda. Sandra ukajya hehe ushaka kujyayo
Ajya gushaka amahoro. Ajya kuyashakira he? Rero ko udashaka ko nanjye niyahura. Sandrine niwe mfite ni wowe wenyine mfite muri uru rugo. Uri kunyumva? Ni wowe wenyine mfite unyumva. Ndakwinginze rero ukomeza kumbabaza. Njye papa arashaka nzisange Cedric. Tubane ntanasabye uburenganzira ababyeyi. Papa arashaka nishyingire. Sandrine wakwishingira byanashoboka wanajyayo amahoro yawe ukanayabona. Ariko ibi byose kubugesha igihe nta kintu urakora ni icyubahiro cy'umuryango mwana wanjye. Ntabwo ukwiye kuva aha ngaha gutya. Sandrine shyira ubwenge ku gihe mwana wanjye. Nanone kandi amarangamutima yigushuka. Wagenda mu buhe buryo ngaho mbwira kuko ntekerereza ukuntu wagenda. Urifashe igikapu Sandrine mu nzira ngaho uragiye ugiye kurongorwa. Reka nkubwire. Bakanya bicika intege. Reka tugerageze dukomeze twinginge papa wawe. Sibyo? Dukomeze tumwinginge n'umubyeyi azagera aho yumve. Uri kunyumva? Azagera aho yumve ko ukwiriye kubana n'umukunzi wawe. Sandrine. Si uri kunyumva? Kandi urongeye urarize. Buri gihe cyose ushaka kugira ngo untere agahinda. Ndumva nirambiwe. Ndumva ubuzima bwambihiyemo. Ubuzima bashaka kunkuriramo Cedric. Byaruta nkava mu buzima ngewe. Kuko n'ubundi ntazabaho ntishimye. Ntazabaho ntafite amahoro. Mwana wanjye uretse kuntera agahinda koko. Uretse kuntera agahinda. Papa so yanteye gahagije. Uretse ushaka kunsiga muri aya makara muri iyi mbabura yaka gutya. Ashaka kunsigira so na murumuna wawe. Ngo bazafate bantanyaguze banshwanyaguze bavuge ngo naragushutse ujya kwishingira. Wishingira ku mutubuzi w'umukene w'umutindi. Byose nibyo bimbabaza. Ukuntu wanyitira umuceri wanjye nabi. Na Cynthia ntanyubaha ari njye mukuru. Akansuzugura akavugira umugabo nabi. Akagerekaho papa uri hariya we noneho ushaka no kumwicisha. Mwana wanjye ntera agahinda. Ntera pe. Ntega numva ndazigira nibabarira ku mutima wanjye gusa nkora iki reka gushaka urubiwe nabonye ishitamba nturworora inama yawe nanjye nshatse umugabo kumbe n'ishitani yigendera subijya nkora ntabwo byari bihagije basi yaba ari ibyo gumana ntagire ukuntu kumbabariza abantu Sandrine babararundera agahinda gabanya kuntera agahinda ko sinizi ibaze papa wawe umunsi azataha agasanga udahari nkamubwira ngo wagiye kwishingira kwa Cedric bizagenda nzagusize ntabwo nzagusize Cedric baragiwe niko mwana amasomo se bimeze bite? Amasomo aragenda nta kibazo. Komba mbona ariko aho utishimye ubabajwe n'iki muzi ko iyo turi kumwe ubundi uba ugomba kurangwa na morale muzi ko ari umukobwa wanjye mutoya amanota ni sawa nta kibazo igihe umukomera nyine kwiga aba aribyo biba bya mbere kuko nubwo dufite imitungo ariko nta masambu tugifite yo guha abana ugomba gukoresha uko ushoboye ukiga neza ariko mbona utishimye mana yanjye ni ikihe kibazo ufite
Komana ufite ikihe kibazo kumva mbona hano mu gihe cyose twicaranye twakabaye turangwa n'ibyishimo ni wowe tujya inama ni wowe duhuza ibintu byose ni wowe uba ugomba kumbwira ubundi ngo ukeneye iki kugira ngo imigambi yawe ikomezwe. ngiye ntabwo bino bintu bizavamo. Ibiki se kandi Mwirukanye umukozi ngo yarasigaye afite amanyanga nta n'undi murazana none njye nsigaye nirirwa nkora imirimo yose Sandrine ari haramuburira aryamye nk'ubwo mu gitondo nabyutse ndakoropa noza ibyombo nkubura narahose mu mbuga ubwo se murumva njyewe noneho ndanateka ntabwo njyewe Sandrine se yararyamye mu biki yarimo akora iki baryamye yinyahuza arira ngo ngaho arira kwirirwa rero se hari ikindi ashoboye arizwa n'ikizi Cedric Cedric kandi Cedric kandi ndenda kwitwa n'imirimo hejuru ya Cedric. mama se bivuga iki mama se ikindi kintu abivugaho ni iki uretse kumushyigikira ntabwo ibintu njye ntabwo nzabyemera noneho na mama iyo ngize ngo ndamubwira aranshihura akambwira noneho uzi ijambo mama yambwiye mubibaza aho akugeraho mama ambwira ngo n'iyi nda yanjye ivamo ntabwo ibintu ntabwo bizavamo. reka ramubwire mwana wanjye komera urumva komera urabizi ni wowe nabyaye duhuje ibitekerezo duhuje n'icyerekezo ni wowe uzi neza agaciro k'umuryango ni wowe uzi neza ukuntu umutungo w'umuryango udakwiye gusesagurirwa ahantu hadafite akamaro ni wowe duhuza komera rero mama wawe biriya bitekerezo by'abagore aracyatekereza nk'abantu badafite icyerekezo badafite ahantu ho kujya ariko ntabwo ariyo si turimo we ntugire ikibazo byihorera ubundi se buriya Sandrine abona undi mugabo muzima babana arinda atari Patrick ko aribyo mpora mubwira ko Patrick niwe mugabo muzima hararizwa se n'iki ntarire arire amarira azamushiramo Patrick niwe mugabo we ko biri kose naho mama we mureka gumana ibyo bitekerezo byo byahise undi papa ndi kugira bino bintu byose birangire bive muri runo by'intambara rwaserera itongana rya buri munsi ngenda rihaze ubundi wamushingiye mwakihutishije ubukwe bukava mu nzira ibyo bintu uvuze nibyo ndi kubitekereza byihutishije ngiye bino bintu Vangaha ndaza kuvugana na papa wa Patrick kugira ngo dupange ubukwe dutegure ubukwe ibintu byose tubihe umurongo tumushyingire erega nta mwana wigenga nta mwana wigenga agomba kumenya icyubahiro cy'umuryango akamenya ukuntu umuryango ufatwa akamenya n'ukuntu ubutunzi mu muryango buza iyo ufite amafaranga ugashyingira umuntu ufite amafaranga burya amafaranga urimo yakomeza mu muryango ariko iyo ushyingiye umuntu umeze nka Cedric ni ukuvuga abameze k'agasimba bakita mu kigatobora amazu isiha yameze nk'isiha isa gusije gusahura izije gusahura nta kindi kizanye Cedric mu muryango ariko sinamwemerera bihangane umukomere mama we ndaza kumuhagurukira araza kumbona ariko ndaza kubana papa wa Patrick dupanga ubukwe dukora ubukwe bw'abana bizagende neza kandi ntuzabura ubwenge nka mukuru wawe urabizi ariko uramenye ntuzarongora gutangishije inama ngo turebe umuhungu muzima usobanutse wenda ikintu nazaza gukora ntabwo nzaza mubwire ngo urumva ngo nshakire umuhungu njyewe ndabizi neza ko ntazagusebya ntabwo nzagusebya ubundi wenda kwemera wowe erega niwe mukobwa wanjye mpora mbikubwira pe ubundi niwe mukobwa wanjye naribyaye buriya nansa nk'uwagiye mu nda mama wawe ndongera nsohokamo urumva ninjiye mu nda mama nsohokamo nitwa Cedric nuko nguko byabaye rero komera ibyo mama byose yakubwira erega mama nawe nyine urumva muri abana babiri abareba akavuga ati se niba Sandrine afite ikibazo muterane nanjye ku ruhande rwa se mwana nishwa n'agenda biragenda bite buriya rimwe na rimwe abagira ngo arimo agatima Sandrine ariko mama nawe bose iyo mbyutsemo amafaranga nkamugane ntabwo wemerewe kujya ku isoko agafata amafaranga akicara hano kuri telefone agahamagara amastoke baza bashyira hano badeka ibyo kurya n'ibintu byose wese si ibyishimo yanezwa no kubyukana akambara bwa bundi njya mbona abaturage bagendana ku mabutike agenda akajya kugura amavuta ya venti akajya kugura agasukari akarobo ntibyamubera ntiyanabyemera ariya nayo aba yigira rero ukomera kuba umugabo uriya ntabwo kuba umugabo ari ipataro oya kuba umugabo ni hano
ariko njye byose ndabyumva nakomera ariko ibintu by'imirimo ushaka umukozi nshaka ko ndi mukozi cyangwa Sandrine ajya abyuka hari azamfasha mu gihe umukozi tutaramushaka urumva gushaka umukozi mu bana babiri mwese b'inkumi nka Sandrine ubona ko yarangije kwiga nawe urimo urasoza kenshi ujya no kwiga nimugoroba uhari urumva kubashakiramo rero umukozi biragoye kuzana umwana w'umukobwa w'urungano rwanyu ushobora kuza akigira nawe nk'umwana mu rugo ugasanga none ntacyo bafasha abavunira kagererwa muri televiziyo bikabuko ngo wazamo umuhungu we rero ugasanga umuhungu amporeye amayabo ashobora kuzana umuhungu ugasanga uramubengutse noneho bikajya inyuma hasi ngeze ntabwo wubizi nawe byaza da simbishaka rero mu gihe bitaraba rero sibyo ndacyabikurikirana ariko ntongera ikibazo wowe ukurikirana amasomo yawe Sandrine nzamwicaza mubwire ko mugomba gufatanya imirimo niba umwe yakorobye undi ateke undi yoza ibyombo undi akora amasuku mu nzu mbese inzu ihore yaka kwa Rwema hagomba guhora hakeye ntihakagire ikintu na kimwe kiguhangayikisha urumva ibintu byose ndaza kubikora ntugire ikibazo genda ugiye mu turimo ndebere n'amazi ninywere ariko ntugire ikibazo byose ndaza kubyitaho ntabwo nzigera ntuma hari umuntu wakubabaza wapi ntabwo nabyemera komera rwose hasi umugore kweri watinze. The wedding. Babe, long time. Mbega ariko ejo baby ntabwo twari turi kumwe koko. Babe, even if nubwo wamara isaha itayisenye. Wumva wankumbuye? Bari mu mwaka. Seriously? Yes. Yeah. Yes, I know for urukundo. Would you kiss me? No kiss. You just have a seat. Okay, promise that we will kiss. Oh, you deserve it, babe. Okay. Iyo uza kunsoma rero ndishimye. True. Buriya urukundo rurantwaye rwingeza ahangaha ahantu nk'aya minota 30 magenzi minota 15. Ntagiye ndi kubona ufite nk'umuntu wirukanse. Oya, okay, nuko hakonje. Ahubwo sizi mpamvu twifubitse. Ntabwo nakonje nzi ko tugiye kubonana ahubwo si baguha agaki ko kunywa. Ntabwo mbizi. Okay. Abizi ntabwo mwinzoga ntabwo mbizi. Mandinga nanjye nkomandinzi. Okay, si Joyce. Waiter. Server. Please come. Umukobwa usa n'irirenga. Amubonye? Yego. Yitwa Sandrine ngo arashaka icyo kunywa. kubera kumwita Sheri inshuro nyinshi nibagiwe izina rye. Anyway, kuba utamwakiriye kare se? No, I was waiting for you. Okay. Hari akunda Apple Joyce. Murazifite zinyange. That is my love. Nanjye mpemangwa nari. Ese ko ugiye utatubajije niba ari ibikonje cyangwa ari ibishyushye? Ibishyushye cyangwa ibikonje. Okay, ngabasa mabusha. Nenda tuzanira ibishyushye, tuzanira ibishyushye harakonje ntabwo nabikonje. Babe, don't be like that. Square nawe yabonye kuri mwiza. Abari kukureba ntaguhage. Oh my god. Yeah. Nawe yaribonye. Uzi ikintu gitangaje se? Nta na rimwe ndamenya n'imisatsi yawe ishaje cyangwa imishyashya. Ubwo ntabwo mba mbizi.
mbona ubihinduranya ukabikuraho sinjya menya ibyo ari byo. Baby ntabwo buriya basanga ubone ko wenda bimaze nk'icyumweru cyangwa se nk'ibyumweru Nese biba bimeze bite? ibisaza nyine imisatsi ikaza hano nyine ikaba myinshi hasi. Ese ugukorera makeup yari yakubwira ko usa neza nyuma yo gukora makeup? Ni Mira kandi Mira ntabwo ivuga. Niwo byikorera. Ariko cyangwa niyo wakisiga amakara byose still uba mwiza. Uzayansige turebe. Shira uzayanshira turebe ukuntu uzaba ndi Hari utuntu twiza turi ku maso bisi mbona tubengerana turabagirana ukuntu. Uradukunda? Ntabwo ugiye kubangamira. Nkunda ibintu birabagirana bisa neza. Niyo mpamvu nanateguye nko muri weekend hari ahantu tuzajyana njye kukwereka inyenyeri. Amaso ku maso? Mbona inyenyeri? Ku masaha y'umugoroba nk'aya. Are you sure? Yes, nzakwereka inyenyeri. Ushize ko urukundo rwacu mbona wagira ngo ni inzozi. N'igihe no kuri kw'Imana shinge ntekereza ibintu nkibaza biramutse bigize iherezo njye nawe tugatandukana ntabwo nibona ndiho muri ubu buzima. Tekereza ko isaha n'isaha se twatandukana. Si ibyo nyine. Okay. Ko wari uheze yo mwa. Okay. Haba handitseho ngo shake well before use. Ubu ni itegeko ry'uruganda. Ugiye kunywa inzoga. Ntigeze mbisoma. Kuri amajesi yose biba byanditseho. Kubera ko hari ukuntu gireka hasi. Shasheri. Nta kintu na kimwe mbona cyadutandukanye. Yewe ikintu ntekereza nuko ku bigendanye no kuba mbana nawe birasaba amahitamo yanjye nawe, sibyo? Okay. Just say that. Baby, you're so romantic. You know that. Thank you. More than me. Anyway. Oh God, very sorry. It's fine, right? Babe. Stupid. Ese last time igihe duheruka kuganira icyo ntekereza cyo humura nubishaka ntabwo bizagera ku iherezo, ariko ibuka ko igihe muganiriza twumvikanye ko ugiye kuganiriza papa ukavugana ku bijyanye n'amahitamo yawe. Ese iyo umubwiye ku bijyanye n'icyifuzo n'amahitamo yawe akubwira ngo iki? Ntabwo mwarabiganiriyeho? Shasheri, naganiriye na papa kandi si rimwe si kabiri. N'ejo bundi ubwo unyohereza kuvugana nawe aratsimbaraye rwose, yarambwiye ati mwana wanjye igisubizo ni kimwe urakizi, njyewe nkukeneye uri kubana n'uriya mugabo azaguha ubuzima bwe. Peter. Patrick? Yes. nta nubwo ateze kuzahinduka. Shenge ndabona umwanzuro w'ibi bintu kweri tugomba kuzaturuka tukajya kwibera ahandi hantu njye nawe tugatangira ubuzima bushyashya, ko urabona mama niwe muntu wenyine ushyigikiye mu rugo. Mama nyine twabimubwira basi akamfasha cyangwa se akumvisha kuko cyangwa se twakora ubukwe burimo mama gusa. Definitely icyo cyari gikwiye, ariko nanone ibi bintu bishyira mu rungabangabo. Ntabwo aka kanya bishoboka ko watoroka iwanyu ngo tujye kubana, kubera ko cya mbere ntabwo byakumvikana neza mu matwi y'abazumva inkuru yanjye nawe, kandi inkuru yanjye nawe ni urukundo rwarwanyijwe. Ariko kandi ikindi baba bansuzuguye kuguterura
mu mwijima nkakujyana gutyo gusa nijoro naba ngaragaje ko ndi ikigwari. Nta muntu n'umwe wazanezezwa n'umwanzuro wanjye. Niyo mpamvu nifuzaga ko twagenda habona kandi ababyeyi bakaduhisha umugisha, yaba ababyeyi bawe yaba n'ababyeyi banjye, tukazagira urugo rwiza, bityo tukabana akaramata, tukabyara, tukororoka, natwe tukabera icyitegererezo abazadukomokaho. Does it sound well? None uri gupanga iki? Ese sheri waba uzi ko ubu tuvugana papa ari kuvugana na Peter bari gushaka gupanga ubukwe? Mu minsi mike nshaka nkumva ngo ubukwe burabaye. None turabuzwa n'iki gutoroka ngo tugende batarakora ubwo bukwe? Ntabwo byumvikana. Urashobora. Navuze nti ku kiguzi cyose byadusaba ntabwo njye nawe tuzatandukana. Am I right? Yes. Nagusezeranyije yuko nzakurongora byanze bikunze kandi bikanyura mu mucyo. Yego ndabona ko ari inzira igoranye, ariko ndacyari umugabo. Ahari Imana izacisha mu nzira zayo kuko niyo yaduhuje njye nawe. Ibi bintu byose byaje suddenly. Ndabyibuka umunsi wa mbere mpura nawe. Ndabyibuka uko urukundo rwanjye nawe byatangiye. Byaratunguranye. Ese wumva ari impanuka gutyo gusa? Imana yari dufite umugambi, right? Cyane. Basi urabona nyine uri kubipanga nyine uzanjyana mbere yuko bitanjyana? No. Icyo nzi cyo ntabwo ibyawe na Peter bishobora kubaho kubera ko ntabwo bana n'umuntu udakunda. Ese bagutwara nk'ihene birashoboka? Uri umuntu ushobora kwitekerereza? Reka tugerageze ahubwo wenda tuzabimwumvisha. At the end bishobora kuzacamo kabyemera. Okay. Nibyo? Yes. Okay. Ikomereza kubabara rero. You just take your drink. Uragiye? Kondoze wabyutse wicaye imirimo wayirangije ryari? Ntabwo ndayitangira. Nuko wabyukiye mu ntebe? Nayimurindiriye. Mfite inkuru nshaka kukubwira. Ntabwo nari burindire ko ugaruka nimugoroba. Niyo mpamvu nicara ndavuga agenda. Mfite rero iminota mike. Ntabwo n'ubundi bitinze. Birasaba se ko nicara cyangwa nahindira mpagaze? Wicara. Mpamvu imeze gutya. Nimugoroba subiza ko nkunda capati. Nimugoroba nagiye kugura capati. Zari zashize se? Ntabwo zari zihari. Zihari n'igihe zizanye. Noneho aza ngo nabonye iki. Natambutse ahantu nkabona bari abantu nsa nkaho mbazi. None nitegereje neza. Urabizi ko wambwiye ko Sandrine wamuje guhura na Cedric. Ntubizi se na Cedric naramwiyamye cyane. Kandi ngo wizeye ko batagihura. Ngo ngiye nimugoroba nabiboneye bicaye ahantu noneho ukuntu bari bameze. Noneho manza bari bameze nk'umugore n'umugabo bari mu kwezi kwa burya. Ntibishoboka. Tukumva no ukuri. Aka kanya Cedric na Gasopo namuhaye yongeye kugaruka mu buzima bw'umwana wanjye kandi. Cyane rwose. Ndo bameze gutyo. Zamari. Zamu. Mama gari. Zamu mama ya muto. Mama ya muto. Ndumva yigeze kumamagara amubwira ngo namutume ku muhanda. Reka rero mubwire. Ahagarukira ntanagiye. Umubwire ngo nkazongera kumva Sandrine yasohotse mu rugo. Nzasanga yagiye.
ni ukuvuga ngo Sandrine ikintu cyose azakenera kivuye hanze ajya kigutuma nawe nimugoroba cyangwa undi munsi nibyibuka sina ngombwa niyagera kuri gate agasanga zama adakingura azabimenya niba ari akeneye azagutuma ubwo biracurira ko na telefone nzayimwaka sinkeneye kongera kumva Sandrine na Cedric simbikeneye ibyo bintu zamubimumbwira kandi ubyumve ko mbigutumye none se papa bivuze ko ubwo Sandrine azajya yirirwa hano mu rugo nta hantu yemerewe agomba kuba ntiyemere kuva hano kugeza igihe azakorera ubukwe na Patrick mbese bigiye kugorana ibiki ko nta kibazo oya agomba gufata umwanzuro none se niba umwana atumva Cedric akaba atumva nzakora iki nta kindi gihe nakora uyu mwana ntakeneye guhagarara ku cyubahiro cy'umuryango ntakeneye kumva icyo umuryango ukeneye wamukorera iki ntazongera kuva hano wabyumvise ndaza kumubwira nta kibazo kandi mwana wanjye mbona uzi ubwenge wowe uzi ubwenge wongera ugerageze ndabizi mumaze iminsi mushwana ubwo reka mpereke ntuza ibitekerezo ubundi nyine icyo nkamera ubundi wowe uri mapanze nka papa uri ufite imibare myinshi kugira ngo nze kumenya ibyo Sandrine muri iyi minsi ari gutekereza none tuba tumaze iminsi tutavugana nyine buri wese acaho undi acaho noneho ngiye kugira gutyo ngiye kugenda musaba imbabazi nyine mwigire nk'inshuti akana keza yego noneho nindangiza kugira ngo nyine mwereke ko nanamushyigikiye kuba yakundana na Sandrine na Cedric nayo yumvira no na Sandrine bose niba ajya no guhura noneho nimara kumwigira inshuti nyine ubwo urumva azatangira kujya ambwira amabanga ye yose kuko papa ushobora no gusanga bari gupanga nko gucika kuko burangiye ukuntu mbibona nyine ukuntu urababuza guhura bakongera bakibeta gahura ushobora kuba bari gupanga nko kuba banacika rero kugira ngo mbimenye ngomba kumwiyegereza umwe nkajya no kwa makuru ngira uzi ubwenge ku kantu kankorere neza ubu ngubu nanjye ikintu ngiye gukora nka nimugoroba ndagutaniye sosiso arazikura ubu mwihoreye uze kugenda kumuraba mu cyumba ufite sosiso n'umugezi imbere ubanza umuhereze mubwire ko nyine waguze ebyiri kandi ari mukuru wawe usange gutangire umushaka gushuti ubu nanjye ikintu ngiye gukora ngiye guhamagara Patrick nindangiza mubwire duhure dutegure ubukwe vuba tegure vuba papa we nzamuvugisha nawe aguma ategure ariko babyihutishe bose byihute uyu mukobwa mushyingire bitari ibyo yanamunye ba Cedric nabonye ari imbogo yamwiba pe nabonye atoroshye naramutinye uriya muhungu nsaba reka njye mu kazi ibindi ndabigenza uko icyo mubwiye cyo ndakuzanira sosiso kugira ngo arizo umwocyokesha amenyere yongere mu bicuti none nanamwereke ko umushyigikiye kuri Cedric niyagera kuri zamu amubwire ko navuze ko atazongera gusohoka hano urumva niyanashaka amubwire ko nsiga nkinze gufunguza amabyara inzira zose zishoboka rero kugira ngo zamu aze kubyumva neza kuko njye nshobora kugenda nkabimubwira uri kumva ugasanga nyine nta nubwo abihaye agaciro ndagenda bimubwira none nawe nutaha uze kongera umusubiriremo ahubwo nubimubwira ntabiha agaciro mbwire kuri telefone mpite nkubwira ntimubwira watashye nagusuzugura umbwire ngo yanze gutaha mpite muhamagara kuri telefone mubwire ntisinmusanga kugira ngo amenye ko ufite agaciro gakomeye mu rugo rwaso ujya mu kazi kandi wirinde sawa Sandrine kumva gushaka